Yesu ashimwe bavandimwe inshuti bandi Umutsinzi TV, irinde Umutsinzi TV. Uyu ni umwanya w'amateraniro cyangwa se wo kumva inyigisho z'ubutumwa bwiza. Ni inyigisho zishobora kugukura ahantu zikakujyana ahandi hantu, niyo mpamvu tuba dukwiye kuzitaho cyane. Rero ntabwo uyu munsi ndi butinde, ahubwo ikintu nje kukubwira ni kimwe. Nje kukubwira ngo ese ni bande bakira umwuka wera? Ndabizi neza yuko abantu bose b'abakristo, abantu basenga, bacangwa no kumenya iby'umwuka wera, cyangwa se niyo banabimenya ariko hagakomeza kubamo urujijo akenshi ko batabisobanukiwe neza. Ariko icyo ngiye kukubwira uyu mwanya, ngiye kukubwira abantu bemerewe kwakira umwuka wera ni bande. Kandi ikindi cya kabiri ukwiye kumenya neza yuko hari umwuka wera uva ku Mana, hari n'uwundi mwuka uva kuri Satani cyangwa se uva ku badayimoni, cyangwa no mu bundi buryo butandukanye. Ni imyuka itandukanye, ariko iyo myuka yose usanga abantu bayifite bavuga ko bafite umwuka wera, kuko n'ubundi nabo bagaragara nk'abuzuye umwuka, cyangwa ibimenyetso bakora akenshi bameze nk'abuzuye umwuka wera. Ariko icyo nabivugaho kimwe ni uko ugomba kumenya neza yuko umwuka Satani afite ni umwuka yakuye ku Mana, n'ibimenyetso akora n'imbaraga ziva kuri uwo mwuka yakuye ku Mana. Ari nayo mpamvu rero ugomba kumenya ngo Satani ahereza nawe abantu umwuka bakawukoresha, kandi bakawukoresha n'ibimenyetso bitandukanye bimeze nk'iby'Imana, ariko wenda atari iby'Imana abenshi, niko navuga. Hanyuma rero ngiye kukubwira ngo ni bande bakira umwuka. Hanyuma ubwo uri bumenye ngo abo nahuye nabo bafite umwuka, cyangwa se bafite umwuka w'Imana, cyangwa ntabwo bafite umwuka w'Imana, bafite umwuka uturuka ahandi hantu. Rero nubyumva neza urahishurirwa kandi uramenya neza. Nawe niba uri umuntu wifuza kuzura umwuka, uraza kumenya icyo ukwiriye gukora kugira ngo umwuka uwuzure. Rero ikintu cya mbere hano ngiye kukumenyesha ni kimwe. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba neza Yesu ukuntu yavuze. Tugiye gusoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 10, Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Yohana 14:15. Kumve neza ibyo umwuka ishura kuri iki kintu, cyangwa ibyo Yesu yavuze. 14:15 Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ni ukuvuga ngo yatubwiye neza uwo mwuka ukuntu abamwakira bazaba bameze. Yavuze ngo azatwoherereza, azabwira Data duhereze umufasha. Hanyuma uwo mufasha ngo niwe mwuka w'ukuri. Hanyuma aravuze ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, batamumenye. Aravuga ngo ariko mwebweho muramuzi, mwaramumenye, niyo mpamvu muzamuhabwa. Ngo kubera ko azabana namwe kandi azaba muri mwe, kuko mwe muramuzi, abana namwe kandi ari muri mwe. Rero hano Yesu yahise ahishura neza umuntu uzakira umwuka wera. Umuntu uzakira umwuka wera ngo ni umuntu utari uw'isi. Bivuge ngo bano yabwiraga ntabwo bari bakiri ab'isi. Nawe yarabihamije aravuga ngo ntabwo ari ab'isi, ariko barindirwe mu isi.
ni ukuvuga ngo ni abantu b'ijuru Imana yatoranije baba ab'ijuru, ni abantu babaye ab'ijuru batakiri ab'isi. Rero ngo umuntu w'isi ni umuntu utazi ibya Yesu, cyangwa se umuntu w'isi ni umuntu utazi ibya Yesu. Ibya Yesu rero bivuga iki? Bivuga ko Yesu yishyizeho ibyaha by'abari mu isi, nuko Yohana yamwerekanye akavuga ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero iyo umuntu ataramenya ibya Yesu, ataramenya ibyaha bye ko Yesu yabimukuyeho, ataramenya ko Yesu yamubabarijwe kugira ngo atazarimbuka, uyu munsi akaba akiciraho iteka, akaba akibaraho urubanza, uwo muntu yitwa uw'isi. Aha ngaha nawe uhita umenya ngo ndi uw'isi cyangwa ndi uw'ijuru. Niba ibyanditswe bivuga ko Yesu yaje kugira ngo tutazarimbuka, kugira ngo tutongera kwitwa abanyabyaha. Hanyuma niba uyu munsi ukiyita umunyabyaha, ukaba ugifite n'ubwoba bw'uko uzarimbuka bitewe n'uko wakoze ibyaha, mu by'ukuri niba ugifite ubwoba bw'uko uzarimbuka ntabwo uramenya Yesu. Hanyuma rero uri uw'isi. Hanyuma n'iki kikubwira yuko, cyangwa se kigaragaza yuko mu mutima wawe harimo ubwoba bwo kurimbuka? Ni uko iyo uguye mu ikosa uhita ubwoba bugutaha mu mutima, umutima ukakubwira ngo Imana yakurakariye, ugatangira kwiheba, ugatangira kumva yuko yakurakariye, ukajya mu byo gusaba imbabazi n'ibindi, no kurira no kuboroga, kandi ubizi neza yuko ibyo wakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ngo bitabasha kudukuraho ibyaha. Kuvuga ngo iyo ndirimbo irahari urayizi, hanyuma ukabikora. Ni uko uba utaramenya ibyo Yesu Kristo yakoze, cyangwa utaramenya iby'igitambo cya Yesu byakoze. Hanyuma iyo utarabimenya rero ugwa mu mutego wo kuvuga ngo Mana mbabarira, ukarira Imana ugayisaba imbabazi kugira ngo ikubabarire. Bivuge ngo ntabwo uzi ko Yesu yakubabarijwe mu myaka 2000 ishize. Yesu yamennye amaraso kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe kandi byose. Hanyuma rero icyo gihe niba ugifite uwo mutima witwa uw'isi, hanyuma uva mu bisi ryari ukitwa uw'ijuru ryari? Yohana nanone hano igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bose, abemeye Yesu bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rero niba ubaye umwana w'Imana biciye mu kwemera Yesu, biciye mu kwemera ibyo Yesu yagukoreye, niba bihita biguhindura umwana w'Imana, bivuge ngo niyo uhindutse umwana w'Imana ubwo nta kurimbuka kuba kukikuriho, nta kongera kwiciraho iteka ry'ibyaha, kuko umwana w'Imana yitwa umukiranutsi by'iteka, afite ubugingo buhoraho muri we. Nta bwoba bw'uko azamburwa ubugingo buhoraho, nta bwoba bw'uko Imana izamuciraho iteka. Icyo gihe yitwa uw'ijuru. Niba wiswe uw'ijuru rero, ubwo uri n'umukandida mwiza wo kwakira umwuka wera, kuko ubaye umwana w'Imana, ukwiye no gutunga ubuzima bw'Imana rero muri wowe, ukwiye gutunga iby'Imana byose muri wowe, naho n'umwuka wera umubonera. Ibyanditswe biravuga ngo mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 na 14 aravuga ngo kugira ngo wa mwuka, kwizera kuduheshe wa mwuka twasezeranijwe. Bivuga ngo Kristo yahindutse ikivume ku bwacu, aramanikwa, duhabwa umugisha ku bwa Kristo kubwo kwimanika kwe, tuvanywaho umuvumo. Hanyuma ngo no kugira ngo kwizera kuduheshe umwuka twasezeranijwe. Rero bivuge ko Yesu yari asezeranyije bari abigishwa be ko azaboherereza umufasha, azabwira Data aboherereza umufasha uzabana nabo kandi azaba muri bo. Hanyuma iryo ryari isezerano, ariko abo yari abibwiye koko biragaragara ko ari abizera bari barizeye Kristo neza. Tubona ngo bari 11 bahurira ahantu, cyangwa se bari intumwa ze zose zaragiye zigihurira ahantu mu murwa mu cyumba cyo hejuru, ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima.
umwuka wera abazaho. Bivuge ngo ntabwo yabajeho abatizeye, ntabwo yabajeho. Umwuka yaje ku bari bizeye Kristo, ku bari baramwizeye 100%, abo niwo mwuka yajeho. Hanyuma rero n'uyu munsi nabwo umuntu wizeye Kristo neza, ari we wa muntu utakizi icyaha, ari we wa muntu uzi neza yuko Imana yamwejeje, yamubabariye, yamukuyeho urubanza, ari bo ba bantu bakijijwe urubanza rw'ibyaha, babizi ko mu mitima yabo nta cyaha ibashinza, bitewe n'uko amaraso ya Yesu yamennye, atari uko batakoze ibyaha, atari uko baretse gukora ibibi, ahubwo amaraso ya Yesu yamennye ko ariyo yabejejeho ibyaha. Uwo muntu niwe ukijijwe, ni nawe mwana w'Imana, ni nawe rero wakira umwuka wera. Hanyuma rero umwuka wera aza ate? Uwawakiriye cyangwa uwufite ashobora gusengera utawufite akawakira, cyangwa se iyo umutima ufunguye neza ukabwirizwa ubutumwa bwiza ko wababariwe, iyo umaze kwizera neza ko wababariwe ibyaha byawe 100%, ushobora no kwakira umwuka wera rwose, birashoboka batagusengeye, nk'uko Koruneliyo byamugendekeye mu byakozwe n'intumwa. So rero birashoboka ko wamwakira wumvisha ubutumwa bwiza ukabwizera kubera ibyishimo n'umwuka wera, ukamwakira, ndetse hari n'igihe bakurambikaho ibiganza ukamwakira. Ariko ntabwo umuntu utizera cyangwa umuntu ukiyita umunyabyaha, ntabwo umwuka wera yatura muri we. N'aba bandi ujya ubona bameze nk'aho buzuye umwuka wera, ariko bakaba bakivuga ko ari abanyabyaha biyeza, bakaba bumva yuko bera ari uko batuye ibyaha n'ibindi byose, cyangwa se bumva yuko bubahirije imirimo y'amategeko aribwo bituma baba abakiranutsi bakakira n'umwuka. Ntabwo ari byo, uriya ntabwo ari umwuka wera baba bafite. Umwuka wera umuntu ufite ni umuntu uhamya ko yejejwe, ni umuntu uhamya ko ari uwera, ari umuziranenge, ari umuntu utagawa, ari umukiranutsi. Umuntu niwe ufite umwuka wera, ariko nawe nta mufite niba bataramusengeye ngo amwakire. Kuko ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko umuntu yakiriye umwuka wera ni ukuvuga mu ndimi. Umuntu uvuga ko afite umwuka wera atavuga mu ndimi, nta mwuka wera arakira rwose, ubimenye neza. Indimi ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu afite umwuka wera. Hanyuma ntabwo indimi ari zo gusa zigaragaza ko umuntu yakira umwuka wera, hari no gukoreshwa ibitangaza, hari no kwirukana abadayimoni. Ibimenyetso ni byinshi cyane. Ibyanditswe biravuga ngo ni uko umuntu umwe agahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka, buri muntu agahabwa ikimenyetso kimwerekana uwo mwuka. Hari ibimenyetso byinshi, hari uguhanura, hari ukuvuga mu ndimi, hari gusobanura indimi, hari gukora ibitangaza, hari ukwizera n'ibindi, ariko kuvuga mu ndimi nibyo by'ibanze bigaragaza ko umuntu yakiriye umwuka wera. So hari indi myuka umuntu ashobora kwakira nayo igatuma avuga mu ndimi, ariko ukwiye gucunga neza niba umuntu uri kuvuga mu ndimi cyangwa uvuga ko afite umwuka wera, ukwiye gucunga neza niba ahamya yuko yejejwe, atiyeza kugira ngo yere, adakora ibi n'ibi kugira ngo yitwe umukiranutsi imbere y'Imana, ahubwo ko yakijijwe kera, uyu munsi Imana ikaba nta cyaha imubaraho, ndetse nawe akaba atibaraho ibyaha, atishinja amakosa. Uwo muntu niwe ugomba kumenya yuko umwuka afite ari umwuka wa Kristo. Umuntu wese udatekereza atyo, utiyiza atyo, uko yaba ameze kose, ntabwo ari umwuka wera afite undi mwuka. Nubwo yaba yakora ibitangaza bimeze gute, nubwo yaba akiza, nubwo yaba ameze ate, afite undi mwuka. Ubuntu bw'Imana bukubeho rero. Iyi ni inyigisho nakugeza gusobanurira uburyo ki umuntu wakira umwuka uwo ari we. Nawe ushobora kubikunda ukaba wakurikiza ino nzira, kubanza kwakira agakiza mbere na mbere, ukamenya ko wababariwe, hanyuma ukitwa umukiranutsi,
wamara kwitwa umukiranutsi nibwo ushobora no kwakira umwuka wera. Umwuka wera rero n'ubuzima umukiranutsi abamo, uraza ukaba muri we. Icyo gihe aba rwose ameze nk'Imana nyine, ni wa mwana w'Imana Imana yihinduriye biciye mu kumenya yuko yababariwe, biciye mu kumenya yuko izina rya Yesu cyangwa se Kristo yatumye ababarirwa ibyaha bye byose. Murakoze cyane, mwitegura indi video vuba yo gusobanura neza ibintu umuntu akora iyo yakiriye umwuka wera. Bye bye. Wakora subscribe, wakora na like. Murakoze cyane.